bayobozi mu nzego zitandukanye cyane hano, basaserdoti biyeguriye Imana, bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akozwe. Nk'uko mubizi, kuwa mbere wa Pasika tariki 21 Mata 2025, Papa Francisco yaratabarutse. Misa n'imihango yo kumushyingura mu cyubahiro yabaye kuwa gatandatu tariki 26 Mata 2025 i Vatikani. Guhera kuwa gatatu nimugoroba tariki ya 7 Gicurasi, abakardinali bateraniye muri Chapelle Sixtine i Vatikani kugira ngo bamurikiwe na Roho Mutagatifu bitoremo umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika ku isi hose. Murabizi, Papa mushya watowe tariki ya 8 Gicurasi 2025 ni nyiricyubahiro Robert Francis Kardinali Prevost, wahisemo kwitwa Papa Leo wa 14. Kuri iki cyumweru cy'umushumba mwiza, Kiliziya Gatolika mu Rwanda yifatanyije na Kiliziya y'isi yose mu gushimira Imana yaduhaye umusimbura mushya wa Petero Intumwa nyir'ubutungane, Papa Leo wa 14. Imana iragusingizwa iteka ryose n'ahantu hose. Twibukiranye ko Papa Leo wa 14 yavutse ku itariki ya 14 Nzeri 1955, avukira muri leta ya Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuka ku babyeyi b'abakristo Gatolika, akaba ahawe sakramento y'ubusaserdoti tariki ya 19 Kamena umwaka w'1982, umwepiskopi ku ya 12 Ukuboza muri 2014. Muri 2023 Papa Francisco yamugize umukardinali. Ubu nk'uko byavuzwe, yari yarashyizwe mu rwego rwa Papa Dikaster wita ku butumwa bw'abepiskopi n'ubutungane. Papa Leo wa 14 abaye umusimbura wa Petero Intumwa wa 267. Tubishimire Imana. Mu izina ry'abepiskopi, abasaserdoti, abiyeguriye Imana n'abarayiki bose bagize Kiliziya Gatolika mu Rwanda, twese twishimiye Papa mushya Leo wa 14 kandi turamwifuriza ubutumwa bwiza, turamusabira. Tuzi neza ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi hose ahamagariwe guhagararira Kristo hano ku isi, ahamagariwe gukomeza abakristo bose mu kwemera no kuba mu buryo bugaragara inkomoko n'ishingiro ry'ubumwe mu kwemera no mu rukundo, bityo abakristo bose bagahora bafatanye urunana mu bumwe, mu rukundo no mu mahoro. Twebwe abagize Kiliziya Gatolika mu Rwanda twunze ubumwe n'umushumba wacu Papa Leo wa 14 kandi tumwijeje ubufatanye no gukomeza kumusabira kugira ngo azasohoze neza ubutumwa ahamagariwe bwo kwigisha inyigisho z'ukwemera Gatolika, gutagatifuza no kuyobora umuryango w'Imana ari wo
twakiranye ibyishimo byinshi indamutso ya mbere ya Papa Leo wa 14 yatugejejeho agira ati nimugire amahoro. Uyu munsi mu isengesho ya Regina Coeli yavuze ngo intambara ntizihagarare. Amahoro ni ikintu gikenewe cyane n'abantu bose batuye isi, cyane cyane muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Papa Leo wa 14 yaje neza atwifuriza amahoro nk'uko Kristo yaje ayifuriza abe igihe amariye kuzuka. Kugira ngo twakire amahoro ya Kristo rero wazutse, twese ni ngombwa ko turushaho kunga ubumwe n'abavandimwe, tukubaka ibiraro biduhuza aho kubaka inkuta zidutanya. Ni ngombwa guharanira kwimakaza umuco w'ubutabera, umuco w'amahoro n'urukundo bishingiye kuri Yesu Kristo. Umuco rero ufatana urunana turangamiye Kristo wazutse uri urugendo rwa hano ku isi rugana ijuru. Duhora tuzirikana ko Imana idukunda byahebuje, natwe dukunde abantu bose rwa rukundo rurenga imipaka, urukundo rudaheza, urukundo rwita ku baciye bugufi, ku bakene, imbabare n'indushyi. Turangamiye kandi kwamamaza Kristo, soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro, nk'uko insanganyamatsiko y'Yubile y'impurirane turimo mu Rwanda bidushishikariza. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe waje uhagarariye ingabo za Repubulika y'u Rwanda, bayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, bakristo bavandimwe, mu izina ry'inama y'Abakozi Gatolika mu Rwanda, ndashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda bayoboye, uburyo batubaye hafi cyane muri ibihe bikomeye mu mateka ya Kiliziya. Mumfashe tumushimire. Murabizi batubaye hafi mu itabaruka rya Papa Francisco, none n'uyu munsi Nyakubahwa Repubulika yohereje intumwa ye kugira ngo twifatanye gushimira Imana kubera umushumba mushya Imana yaduhaye muri bitungane Papa Leo wa 14. Ndashimira abayobozi baje bamuherekeje, ndashimira abantu bose mu nzego zose uburyo batubaye hafi. Ku buryo bw'umwihariko ndashimira mwebwe abakristo mwese, umuryango mugari w'abana b'Imana. Ndabashimira isengesho mwatuye Imana musabira Papa Francisco watabarutse, musabira n'inteko y'abakaridinali mu gihe yatoraga Papa Leo wa 14. Ndabashimira mbikuye ku mutima mu izina ry'Abepiskopi uburyo mwamusabye muri iyi minsi mumaze kumva inkuru nziza ko yatowe, n'uburyo mwamusaba uyu munsi ku buryo bw'umwihariko muri misa zose zatowe muri iki gihugu. Ndabashimira ko mwaje muri benshi
imurinde